uyu munsi ubukungu buri gutera imbere, nako ikoranabuhanga ryiyongera, nako abakire biyongera mu isi. Uyu munsi hari ikintu gishyashya cyaje cyitwa ifaranga ry'ikoranabuhanga, Bitcoin Pi Network. Mu 2009 umuhanga utazwi n'umuntu n'umwe witwa Satoshi Nakamoto yahimbye ifaranga ryitwa Bitcoin. Uyu munsi niryo faranga rigezweho, niryo faranga rifite agaciro kari hejuru. Ibihugu byinshi biri kugenda birikoresha, ari nako leta nyinshi zigenda zishyira amategeko arigenga. Ni nako hari ifaranga rishyashya ryaje ryitwa Pi Network. Ryavugishije amagambo menshi abantu batuye isi, abantu benshi bararyama ntibasinzira kubera ryo baramayininga. Ese ubundi byabifitanye isano na Bitcoin? Niba hari abantu bamayiniza Bitcoin mu 2009 ikaza iri ku gaciro ka 0, ariko ubu ngubu muri 2024 ikaba iri ku gaciro $90 birenga. Bivuze ko abantu bari kumayininga Pi bashobora kuba bataribeshye. Ubundi byatangiye uti? Ubundi habanje ibyo bita barter trade muri evolution of money. Abantu bakazajya bagenda bahinduranya ibicuruzwa ku bicuruzwa, abantu bagahinduranya ibyo kurya baka-exchanginga. Haza kuza ibyo bita precious metal. Umuntu yaba afite ikintu cy'agaciro nk'umunyu, amahembe y'inzovu cyangwa se y'inyamaswa runaka, akaba yayaguranisha bakamuha ibyo kurya. Haza kuza ibyo bita paper money. Ibi ni ibipapuro byahabwaga umuntu, ukagenda ugasinyisha igipapuro, bakagusinyira igipapuro, rero ugatanga ibiribwa byawe cyangwa se ugahabwa serivisi yawe werekanye icyo gipapuro. Ibyo byaje kuvamo ibyo bita paper money. Aya ni amafaranga dusanzwe dukoresha, ni amafaranga y'inote tugenda kuri banki runaka zikaduha amafaranga, ariko tukaba twaragiranye amasezerano n'izo banki. Ni gute twizereye mu bintu nk'ibi ngibi, ibintu aho ugenda ukafata igipapuro cyakozwe na banki, ariko icyo gipapuro kigahabwa agaciro. Ni nako rero haje kuza ibyo bita cryptocurrency, ifaranga ry'ikoranabuhanga. Iri ngiri ni ryo abantu benshi bari gukora, ni ryo abantu benshi bari kumayininga. Muri video turaza kubaganiriza kuri mining imikorere yayo n'ibindi. Ubundi mu 2009 nibwo byatangiye, ubwo umuhanga witwa Satoshi Nakamoto yahimbaga ifaranga ryitwa Bitcoin. Iri faranga yari rishingiye kuri systeme yitwa blockchain. Ni nkuko banki zigira systeme zayo zibikamo amafaranga. Blockchain rero navuga ko ari technology ihambaye ifasha abantu bafite Bitcoin cyangwa se izindi cryptocurrency kuba bakoherezanya binyuze muri mudasobwa cyangwa se telefone zabo. Ahangaha uwakira n'uwohereza nta n'umwe ubuze undi, gusa mushobora kumenyana wenda mwegeranye cyangwa se n'inshuti yawe, ariko iyi systeme nta muntu n'umwe umenya imikorere yayo usibye uwayikoze. Banki cyangwa se leta nazo ubwazo ntabwo zamenya imikorere yayo, ntabwo zishobora kwinjiramo ngo zihagarike iyi systeme nk'uko zishobora kwinjira ngo zigahagarika muri systeme ya banki runaka cyangwa konti y'umuntu runaka. Iyi blockchain ni mudasobwa imwe itanga amakuru kuri telefone zigiye zitandukanye cyangwa se izindi mudasobwa. Niba umuntu yohereje umuntu amafaranga runaka, irabanza binyure muri ya mudasobwa yohereza amakuru ku yindi telefone. Umuntu ufite telefone yindi yakira ayo makuru, kandi ayo makuru aba ari amafaranga, nta leta ibijemo, nta kindi kintu kibijemo runaka kije kubyitambikamo. Niyo mpamvu abantu benshi, ibihugu byinshi, abakora ibintu bigiye bitandukanye yaba ibyiza n'ibibi bari kugana cryptocurrency, kuko harimo privacy. Iyo mvuze privacy
ni ubwisanzure, aho umuntu abika amakuru ye nta ruhare rundi rujemo ruje kuyakontorora. Nguko uko abantu bizere muri cryptocurrency. Ni ifaranga rizamuka rikanamanuka, ni ifaranga rishobora kugira ibyo bita speculation, aho amafaranga ashobora kuzamuka agatumbagira cyane, ejo kumva ngo yamanutse cyane, ukumva ngo umuntu yarungutse cyane cyangwa yarahombye cyane. Bitandukanye n'amafaranga asanzwe ayangaya dusanzwe dutunze, paper money, amafaranga ya banki. Ubundi iri faranga rishobora kuzamuka ariko rikazamanuka mu gihe runaka bitewe n'amakuru ari kuvugwa mu bihugu runaka cyangwa ku isi runaka. Nyiraryo ashobora kurizamura cyangwa akarimanura. Niyo mpamvu hari ibihugu byinshi bigiye byanga gukoresha iri faranga, kubera ko rishobora kugira impungenge y'uko ubukungu bwaryo bushobora kugwa hasi bitewe no kumanuka kw'iryo faranga cyangwa se gutumbagira kw'iryo faranga. Niyo mpamvu ibihugu byinshi byatangiye guhimba ifaranga nabyo byaryo ryitwa CBDC, Central Bank Digital Currency. Iri ni ifaranga ariko ntago rihwanye na cryptocurrency. Byose ni digital currency ariko biratandukanye. Ibihugu bitandukanye byatangiye kubona ko abantu batangiye kwizerera muri iyi cryptocurrency, nabyo bihimba amafaranga yabyo. Aya CBDC ni amafaranga azaba ari native, ni amafaranga azaba nanone adahindagurika cyane nk'uko cryptocurrency zihindagurika. Aya ngaya tuyita stable coin, ni amafaranga atava hari cyane ngo azamuke cyangwa amanuke. Ibi ngibi bifasha amabanki ibihugu runaka kuba ubukungu bwaguma hahahamye butajigajiga cyane ngo nuko ifaranga ryazamutse cyangwa ryamanutse. Rero haje kuza n'icyo bita mining, nahoze mbabwira. Mining ni ubucukuzi, aho umuntu acukura ifaranga ritarajya ku isoko ariko ryazagera igihe rikajya ku isoko akaba yabikura. Aha ngaha rero cryptocurrency mining nka Pi ni uku nguku yaje. Yazanywe n'uwo bita Dr. Nicholas Kokoris, ni umuhanga ufite impamyabushobozi muri computer science muri kaminuza ya Stanford. Yarayiremye arayizamura afatanyije na bagenzi be. Iyi mining yagiye izamuka bitandukanye mu minsi itandukanye, abantu uko bagenda bayizereramo. Mining yagize abantu baba engaged, bagerageje gushaka kwinjiramo barenga miliyoni 60. Abarenga miliyoni 17 baramininga. Ubundi kugira ngo iyi mining ize hari ibintu bigiye bisabwa. Habanza kubaho planninga, gukora roadmap, gukora white paper n'ibindi. Ibi ngibi rero haza kuza n'ibyo bita ama testnet, bagatestinga yuko ya application iri gukorwa neza, abantu bakaba bakorezanya amafaranga runaka, ayo mafaranga batafite kuri balance ariko bakayaba nk'ibyo bita testnet. Ababikoze barabizi. Haje kuza n'ibyo bita mainnet. Ibi ngibi rero naho abantu batangira gukora ibyo bita ama KYC, know your customer. Izi KYC impamvu bazitanga no kugira ngo bamenye amakuru y'umuntu yerekeye ku muntu uri gukora iyo mining, barebe ko atari robo cyangwa se mu gihe habaye ikibazo runaka y'amakuru yatanze babe bayifashisha bagikemura. Ni know your customer. Iki ni kimwe mu bigize mainnet. Haza n'ibyo bita migration, aho dufata za zindi twamininze tukazohereza mu wallet. Wallet ni ikofi ariko si iyi ngiyi mugendana, ahubwo ni ikofi ikoranabuhanga igizwe n'amagambo agiye atandukanye, hari ama private key, ni amagambo ugomba kubika kure kuko iyo yataye cyangwa ukayereka umuntu umuhaye ubutunzi bwawe bwose. Iyi private key ni ituma umuntu abasha kwinjira muri ya wallet, ariko muri ya wallet harimo n'ibyo bita public wallet cyangwa se public address. Iyi address yo wowe wemerewe kuyiha umuntu akakohereza coin runaka nka Pi runaka ukaba wazakira.
bitandukanye na private key uba ugomba kubika kure. Muri migration rero umuntu afata za zindi ya mining ziri muri dashboard atigeze akorera lockup, atigeze afunga mu gihe runaka, kuko barabanza bakafunga lockup ugakora ibyo bita lockup, ukabika coin zawe mu gihe runaka mu myaka runaka, ugahitamo inyungu runaka bazaba bakungukiye, iyo nyungu ukayitegereza icyo gihe cyarangiye. Bisobanuye ko amafaranga ajya muri wallet ni amafaranga uba utararokinze. Ibyo rero ni bimwe mu bigize mainnet. Iyo ibyo birangiye, ama KYC yarangiye, abantu bose bahawe KYC, hagerwaho icyo bita listing. Gusa hari n'abantu baba barakoze amakosa atuma batabasha kurangiza ibyo bintu bigiye bitandukanye bagiye babasaba cyangwa se bagiye babaha nka KYC nka migration. Aho ngaho babashyira mu byo bita tentative. Ubu tentative ihabwa umuntu wakoze amakosa agiye atandukanye utarakurikije amabwiriza, cyangwa se wagiye uhindura konti, cyangwa akaba yakora amakosa yo gukora konti nyinshi muri telefone ye. Iyo bigenze gutyo wandikira support ukayimenyesha, ukayibwira ikibazo cyawe. Iyo rero open mainnet irangiye, haza final phase ariyo listing. Aha ni ugufata rya faranga bamininze bakarishyira ku isoko, amasoko agiye atandukanye nka Binance, OKX n'izindi, akaba yacuruza rya faranga, abantu bakaba baka-exchanginga. Ikirushijeho kiri muri application ni uko harimo ibyo bita P-Fest cyangwa se PayMap. Aha ngaha ni hamwe umucuruzi ashobora gushyira ibicuruzwa byo kuri map runaka ya Pay, umuguzi akaba yaza akagura. Ibyo twita peer to peer, ni uguhahirana hagati y'abantu babiri, umwe akaba yahahira undi nta kindi kintu kibyivanzemo cyangwa se leta ngo ibyivanzemo. N'ubundi intego ya Pay ni peer to peer. Iri faranga rishobora kuzagira agaciro kari hejuru dukurikije Bitcoin uko yaje na community. Ubundi faranga rigira agaciro kubera community, abantu bayirimo, abantu bari kumininga iryo faranga, abantu bari gukora iryo faranga, n'abantu batunze iryo faranga. Ntimuzatungurwa mu banki menshi, ibigo bigiye bitandukanye bije bigakoresha iri faranga naryo, kubera ko ni faranga ry'isi, ni faranga riri kuminingwa n'isi yose. Ndabashimiye, ntimuzacikwe n'ikiganiro gikurikira, mukomeze mukore subscribe, musharinge n'abandi iyi video. Imana ibarinde.